ngo rero nkuko muri kubyibonera igikorwa cyagenze ariko nkuko nababwiye umusore bita Pacifique mwabonye ucumbagira ku gitangaza cyakorewe ahangaha kuri ADPR Gasave kuri mikoro zacu nababwiye yuko twamwegereye tukabasha kuganira nawe cyageze saa 2 z'ijoro yego akaguru nkurikije ukuntu kari kameze no gukuramo ipantaro byari byanze byabaye ngo ko nyirarana yego ariko Isumbwe TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze kurikirana ibizahita ku murongo w'Isumbwe TV. Nongeye kubakira abakunzi b'Isumbwe TV mbashimira ko tubana umunsi ku munsi bwije nuko bukeho kuri Isumbwe TV turakwakiriye aho turi rero ni kuri ADPR Gasave nkuko muri kubibona hano hakaba habereye igikorwa kijyanye n'umubatizo muri iri torero rya ADPR Gasave. Ahangaha rero nababwira ngo habereye ibintu byiza birenze bidasanzwe muri uyu mubatizo kuko habereye bitangaza ngira ngo muri kubona uburyo pasiteri beza barimo kwakira abantu barimo kugenda babatiza. Ibi bintu rero bikaba bitari bisanzwe ariko hano muri ADPR ya Gasave n'agashyaka habereye nkuko muri kubyibonera ngira ngo ni byinshi turi bugende tubabwira ku byabereye hano. Hari n'umusore waje kubatirizwa ahangaha akaba ari umusore muri bwibonere muri bubone n'ubuhamya yatanze hanyuma mu tukuraza kumubaha kuri mikoro zacu ku Isumbwe TV twaje kumwegera aza kutubwira byinshi ngira ngo muri kumubona uyu musore rero amaze kubatizwa gitangaza cyahabereye muri buze kukiyumvira ngira ngo rero nkuko muri kubyibonera murabona ko abantu bari bakoranye ari benshi cyane bagiye bava imihanda igiye itandukanye. Hari abo kuri ADPR hano Gasave murabona na korari yaho iririmba neza ari yambaye neza imyenda yera rwose igaragaza yuko uru rusengero koko ari urwera. Mu babatirijwe hano rero hari benshi baturutse hari abavuye ku itorero rya ADPR rya Batsinda aho bita Mwibereshi hafi yaho bita Mwibereshi. Abo ngabo nabo abakristo cyangwa se abiteguraga kwa abakristo b'abakristo uyu munsi wa none baje nabo babatirijwe hano kuri ADPR ya Gasave ndetse hari n'abaturutse intora bagiye baturuka impande zigiye gutandukanye aho bita Igiheka. Abo bose baje guhurira hano. Murabona rero uriya musore nababwiraga warimo ucumbagira murabona ko no kubatizwa rwose byabaye ibintu bitoroshye ngira ngo murabona uburyo aya mazi kuyamukuramo nabwo bagombye guterura ngira ngo rero murabona uburyo ishashi iri ku kirenge muri kubona ko ari ibintu bitoroshye. Urugendo rwari buze kutubwira ni mwebwe muri burwiyumvire ni mwebwe muri buze kumva ukuntu ari urugendo rurerure yanyuzemo ariko Imana ngo ishobora byose uyu munsi none ikaba ariyo yamugejeje hano ikaba ariyo yatumye aza kugira ngo ubuhamya bwe uyu munsi wa none bumenyekane nk'uko nawe yabyifuzaga. Akaba yatubwiye byinshi rero yagiye anyuramo n'uburyo yarabayeho hanze muri ubu buzima bwari busanzwe. ADPR Gasave rero n'ahantu hakunda kubera ibikorwa byiza bijyanye no kuzana abantu ku Mana ndetse n'ibikorwa bijyanye no gufasha abantu. Iri torero rimenyerewe kumenyekanaho ibi bikorwa ngira ngo rero muri kubona uburyo umuhango wari urimo ugenda mu rusengero muri kubona uburyo abafotogarafe bari babukereye bagafotozi rwose bari baharaye baza kugira ngo bafotore abantu bagize uyu muhango kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Mwanabonye ko na korari ihimbaza Imana nyine yari yahabaye nayo itari yahatanzwe. Ababatirijwe hano rero nkuko biri bamaze kubatizwa nyine baragenda barambara bamaze kwambara baragaruka ndetse habaye n'igikorwa cyo kugira ngo baze kwakirwa bakirirwe ahangaha
ku rusengero. Muri kubona rero bamaze kubatizwa, bamaze kwambara uburyo, bamwe bari hanze bari kwifata uduserifi, abandi bifotora rwose, ubona ko byari ibintu byari bibereye ijisho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi kuri ADEPR Gasave ntabwo byari bisanzwe. Batazi ADEPR Gasave iherereye mu mujyi wa Kigali, aho bita ku Gasave nyine haruguru y'aho bita mu Gakiriro cyangwa se mu Gakinjiro nk'uko bamwe mwari musanzwe mubimenyereye. Niho urwo rusengero ruherereye, kari urusengero rwiza cyane rukunda kuberamo imihango igiye itandukanye, yaba amakwe, ibirori byinshi bikunda kuhabera, ndetse ubukwe bukunda kubera hano bukunda kuba ari igitangaza, kuko usanga itorero ryose riba ryabigizemo uruhare rikibonamo. Ngira ngo rero muri kubibona uburyo ababatijwe baje kwakirwa, buri muntu wese abatijwe yagiye yakirwa, yewe si nabo bonyine ahubwo buri muntu wese wari uri aha ngaha yaje kwakirwa. Iki gikorwa cyaje kugera kuri buri muntu wese wari uri aha ngaha winjiye muri uru rusengero, niko iki gikorwa cyamugezeho. Ngira ngo rero ubwitange bw'abakristo b'itorero rya Gasave ntago ari ubw'uyu munsi wa none nk'uko nabibabwiye, ahubwo ni ubusanzwe nk'uko abantu b'Imana babwirizwa gukora neza mu bihe bisanzwe. Ibyo ari byo byose nta mupaka uba aho ngaho. Ngira ngo rero nk'uko muri kubyibonera igikorwa cyagenze, ariko nk'uko nababwiye, umusore bita Pacifique mwabonye ucumbagira ku gitangaza cyakorewe ahangaha kuri ADEPR Gasave. Kuri mikoro zacu nababwiye yuko twamwegereye tukabasha kuganira nawe akatubwira byinshi by'ubuzima yarabayeho. Reka rero tumureke, hanyuma mu mwiyumvire, mwumve ubuhamya yaduhaye kuri mikoro z'Isumbwe TV, hanyuma mwumvireho ubuhamya bw'uyu mugabo, mwumvireho ubuhamya bw'ibintu yabagamo, mwumvireho ubuhamya bw'ukuntu yahindutse, mwumvireho ukuntu uyu Pacifique arimo ashima Imana, avuga yuko Imana imutabaye, avuga yuko Imana imukuye habi. Reka mbareke rero mu mwiyumvire Pacifique, mwumve ibyo agiye kutubwira, hanyuma tunagende tunasoza. Bakunzi b'Isumbwe TV, aho ngaha turi ni kuri ADEPR ya Gasave, hakaba habereye igikorwa kijyanye n'umubatizo. Uyu musore turi kumwe rero muri kubona aha ngaha ni umwe mu bantu babatijwe hano kuri ADEPR ya Gasave. Nagira ngo mbere yuko tugira ibyo tuganira abanze abibwire. Nitwa Mushimiyimana Pacifique, nanjye nkaba nabatijwe hano Gasave. Mushimiyimana Pacifique, ukaba batijwe hano ku Gasave. Ese mu bisanzwe wari usanzwe usengera hano ku Gasave? Yego, nari nsanzwe nsengera. Waba ari umaze igihe kingana iki wigira kubatizwa? Nari maze amezi 3. Amezi 3 wigira kubatizwa? Yego. Naje kubona ugaragara mu bantu bari kubatizwa, ariko mbona ugenda uri umuntu ugenda ucumbagira. Ese kuri gucumbagira kwaba kwaratewe n'iki? Nari ndi mu kazi nibati ryankase uyu mutsi w'inyuma, ariko ntabwo batanye bose. Nuko umaze umutsi w'inyuma umaze gukomereka cyangwa se umaze gutana, ufite wagombaga kuza kubatizwa, ari uza kubona kutagomba gusiba umubatizo. Numvaga ntasiba umubatizo, numvaga kubatizwa mbese nari nishimye cyane. Ese mu buzima busanzwe ubundi Pacifique yari muntu ki, atari yawo umukristo, yari umuntu wabagaho ute wenda mu bijyanye n'uburyo yabanaga n'abantu hano hanze? Ubuzima busanzwe hano hanze ubundi nari ndi umuntu wabagaho nasenga. Mu kwezi kwa 8 nibwo naje guherekeza mushuti wanjye naje kubatizwa. Nanjye numva ngomba gukizwa, nkava mu byo nari ndimo hanze, areka ibyaha nkaza. Yego.
nkegera Imana. None se ubu ngubu wenda urabatijwe, hari inshuti zawe mwabanaga hanze zitari zisanzwe wenda badasanzwe ari abakristo, none uyu munsi weho urabatizwe urahindutse. Ese uyu munsi wa none urumva mu gusubira muri sosiyete wabagamo wenda y'abantu runaka mwagendanaga, urumva baragufata gute? Hari abantu twagendanaga inshuti zanjye badakijijwe, mbese nanjye ndagerageza kubegera kugira ngo babashe guhinduka bave mu byaha barimo, bazi aho batora agakiza. Yego. Ni iyihe ntambwe wumva iruta izindi kuba wabatijwe? Ni iki wumvamo kiremereye kurenza ibindi bisanzwe bitandukanye n'uko wari usanzwe ubaho? Kirumva kiremereye gihindutse nuko mbaye umukristo ukijijwe. Ubaye umukristo ukijijwe. Ni iki wumva ushobora gusangiza bagenzi bawe basigaye hanze, wenda ku rundi ruhande twabita bisi, kuko weho urumva ubu wegukiye Yesu Kristo, wemeye kugendera mu nzira Yesu yagendeyemo cyangwa se zimuganaho? Ni nsanganyamatsiko wumva ushobora gusangiza abantu bandi bacuti bawe bo hanze ariko bo batari baza gukizwa? Kigomba kubasangiza ni ukureka ibintu barimo byo hanze bijyanye no kunywa inzoga, ubusambanyi, kunywa amatabi. Yego. bakabireka bakaza bakagana Imana. Ese Pacifique, wenda nko mu bintu bijyanye n'ubuzima abantu bagendamo hano hanze n'ibikorwa bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi, yaba ubwo businzi, yaba iryo tabi, yaba ubwo busambanyi, muri ibyo hari na kimwe wajya gukora muri ibyo? Yewe ikintu najyaga nkora ni ukunywa inzoga. Inzoga wayinywaga? Inzoga ntabwo nazinywaga ku buryo kusindisha, ariko nihengekaga nkayinywa. Yego. Hari uburyo mu bumwe bujya bugaragara, umuntu wenda aba nta tegeko ryamubataga ariko akaza kugaragara ameze nk'uyishyize mu gifungo. Yego, wenda waje urabatizwa, wenda iyo nzoga wayinywaga ariko ukaba ugifite irari ry'inzoga, ukajya ugenda uyinywera, wenda uyinywa rwihishwa, kandi mu gihe wayinywaga nta muntu wakugongaga, bikaba ngombwa ko uzajya ugomba kuyinywa wihishe kugira ngo hatagira abakunda uri kunywa inzoga kandi warahamije ko utayinywa. Wumva uhamanya n'umutima wawe ko inzoga wayiretse bya burundu koko, ku buryo ubonye naho bayinywa nta nipfa wakumva uyifitiye? Genda hamanya ko inzoga nayiretse. Yego. Kuva mu kwezi kwa munani kugeza iyi saha ntago ndongera kunywa inzoga. Ntago urongera kunywa ku cyitwa inzoga? Yego. Ubu rero uri gukurikiranwa n'abantu barenze umwe, cyangwa se uri gukurikiranwa n'abantu benshi hano kuri umurongo w'Isumbwe TV. Ni iki kintu wabwira abantu badukurikiye muri aka kanya bashobora kuba bari kukumva wumva ko cyakunejeje kurenza ibindi kuri uyu munsi abatijwe? Ikintu cyanejeje ni ukuza kubatizwa, bitewe n'uburyo nari narakomeretse numvaga ntaza kubatizwa pe. Byageze saa 2 z'ijoro. Yego. Akaguru nkurikije ukuntu kari kameze no gukuramo ipantaro byari byanze. Byabaye ngombwa ko nyirarana. Yego. Ariko ntabwaki mitono mbona kabyimbutse, njya muri dushe ndoga. Bati reka njye kubatizwa, Imana iranshoboza ngera hano amahoro. Ndabatizwa kandi byagenze neza. Twabonye ujya kwinjira muri Yorodani, twabonye ku kirenge wari wagombye guhambiraho ishashi, ahari wenda wagira ngo wenda amazi ataza kujyamo. Abantu benshi bibajije bati se uyu muntu umeze gutya ubundi wenda iyo yihangana akazabatizwa ubutaha, ese kuki wenda utavuze utereka uyu munsi kubatizwa mbitsubike, wenda ubutaha aribwo nzaza kubatizwa? Oya, ubutaha ntago byanzagamo. Oya, numva ko byagenda kose ngomba kubatizwa, mbese impamvu nahambye agashashi kwa kugira amazi atinshiramo. Yego. Reka dushimire Imana rero yabashije kukurinda ikakuvana mu rugo unarwaye umeze kuriya, ukabasha kugera hano ukemera ukajya muri Yorodani urwaye, ukabyihanganira ukajyamo ukavamo.
reka dushimire Imana, ni igikorwa gikomeye cyane. Reka rero dushimire abantu baradukurikiye ku Isumbwe TV, tubabwira ko ingi ari Isumbwe TV, ku Isumbwe TV arakagaruka. Reka dusubike, tuzaba dusubukura, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana y'amahoro ibane namwe. Ciao.